Ikaze ku murongo mugari Habi Jid Nduba TV. Nkaba mbasuhuza ndi Habiyaremye Jean de Dieu. Uyu munsi ni ikiganiro isomo ry'ubuzima. Ni icy'ubuzima bukwigisha. Ese ubuzima busobanura iki? Ibisobanuro by'ubuzima ni byinshi. Bamwe babyumva uko bishakiye. Buri wese abifata ukwe. Ubuzima buba burimo inzozi nyinshi cyane. Zimwe umuntu avuga ntazirangize. Zimwe uzarotorera abantu ntizizarangire. Ushobora gutangira uri muto urotorera inzozi abantu zawe, ukazarinda usaza ugifite ibyo urota kandi utararangiza. Inzozi zihoraho. Mu buzima umuntu wese aba afite uko ashaka kuzamera. Buri wese aba afite icyo azaba cyo n'uko azabaho n'uko azasaza. Hari n'ababyita igeno. Kuri uyu munsi wa none nagira ngo dutangire ikiganiro isomo ry'ubuzima. Njye kibagezaho ni Habiyaremye Jean de Dieu. Iyi ni Habi Jid Nduba TV. Mu kiganiro isomo ry'ubuzima twegera abantu batandukanye tukabasaba ibitekerezo, hanyuma tugasimbuka natwe tukabakorera inkuru kugira ngo mwumve uko bihagaze hanze aha. Ubuzima ni igitangaza. Kugira ngo ntangirire mbere uko ntangira, reka nibutse abantu batakoze sabu cyangwa se like, share na comment, hanyuma mubikore maze ubundi reka dusimbukire mu kiganiro. Reka dutangire. Ubwo natemberaga umunsi umwe ndi mu misozi, njya mfata akanya nkagenda nitemberera, nahuye n'umusaza rwose usheshe akanguhe. Turaganira cyane bishyira kera, maze anyihera impanuro z'ubuzima, anyihera amasomo y'ubuzima. Nkurikije uko nabonaga ari umusaza wuzuye ibibazo. Nyamara amasomo n'ubuzima yanyuzemo nawe wabigira isomo, wabikuramo amasomo menshi cyane yaguherekeza mu buzima ukazagera kure. Iyumvire nawe. Umugabo atangira avuga ati nitwa Emmanuel, njyewe iwacu ubundi nsanzwe ndi umuntu uzwi ahantu hose. Muri iki giturage nta muntu utanzi, ahubwo abantu benshi bibaza uwo nabaye we, ariko uwo nahoze ndi we bajya banyibeshyaho bakagira ngo ndacyari we. Mu gatwenge yisekera, rwose wumva asa naho ubuzima yamaze kubwakira bwo kuba yarakennye kandi yarahoze ari umukire. Wumvaga asa n'ubitebya avuga ati namburiwe mbarara. Yashatse kunyereka ko igihe uba ukiri muto uba ugifite inzozi nyinshi cyane ushashagirana, ariko ibyo bitakanga uwo ari we wese, ahubwo aba ari cyo gihe cyo gutangira kuba maso, kuko ibirura n'ibibazo bishobora guhitana bikagusubiza hasi biba ari byinshi, ndetse bimwe kubera ubusore bwawe urabyikururira. Niyo mpamvu baca umugani mu Kinyarwanda ngo ugenda n'umusore agenda n'ubwunguru. Impamvu waba uyizi ni uko nibura yambwiye ati 70% y'ibibazo umuntu ahura nabyo mu buzima aba yarabyitangirije akiri muto. Mu gihe umaze kuba umusore utangiye gutunga ifaranga, aho niho byose byamburirwa, niho mbarara. Yari afite amaduka menshi cyane acuruza, akagenda azanamo abakozi abirukana uko ashatse, ahinduranya, kubera ko yari yamaze kumukira, afite ijambo, icyo avuze akaba ari cyo gikorwa. Nyamara uko yagendaga ahura n'abantu muri urwo ruhurirane, yaje kugenda amenyanamo n'ab'igitsina gore. Habaga harimo abamukeneyeho ubucuti, harimo abamukunze bifuza kuba bazamana we mu buzima bukurikira bwa kigabo azaba yinjiyemo bagafatanya urugendo. Ariko muri abo bose habaga harimo n'abashaka kugira ngo bamukoreshe nk'igikoresho, barye ya mafaranga ye, bafate ya mitungo ye bayirye, hanyuma bigendere. Ibi rero ntabwo yari afite gushishoza kandi afite amafaranga icyo gihe yamuhumye amaso, maze ahura n'umukobwa wa mbere aramutereta. Hanyuma umukobwa nawe ntiyatinze aramwemerera, amukubita mu mago. Kumbi umukobwa wa mbere yari afite imibare iteye ubwoba.
Mu magambo yagiraga ati ngewe ubwa mbere duhura numvaga ko ari umuntu nyine unkunda, ndetse rimwe na rimwe namuha n'impano nziza akanyereka ko atazikeneye. Yisekera ati rwose ukagira ngo nta kintu akeneye, nyamara ahubwo yari yarambaze ashaka kuzakuramo nibura 1/2 cy'imitungo yanjye mu gihe tuzaba tumaze kubyarana umwana, akemera akansigira umwana wanjye, hanyuma nawe agatwara imitungo. Uwo ntabwo bwakeye kabiri, dore ko nanjye nari nshoboye kwikurura ibibazo. Yakomeje abimbwira ati naje gushaka n'undi wa kabiri, nawe intego zari zimwe, bose tageti umutungo, nawe yaje afitiye mibare, maze bose bahurira muri wa mutungo, batangira gukurura, umwe yishyira undi akura undi yishyira, maze ya mitungo yose yari amamiliyoni barayagabagabana. Barangije bankubita ishoti barigendera. Naje gusigara aho ngaho nshakisha ubuzima, nari nsigaranye imbaraga nke, ntangiye kugenda nsaza, ubuzima bukomeza kunanira gutyo, ndakomeza ndarwaza, ariko birangira bigeze aho ngeze ubu ngubu. Gusa ikintu kimwe nigiye mu buzima ni uko iyo umuntu akiri mutoya ariho hantu akwiye kwitondera. Nambaje ni se wowe ugira inama iki abantu bakiri bato, bantu bakiri bato b'urubyiruko, ese wowe ubagira inama ki? Umusaza mu ijwi rituje yarambwiye ati icya mbere ni ukwitonda. Iyo udashishoje hakiri kare ntabwo uba uzashishoza warakuze. Gushishoza ntibigombera kuzana imvi mu bwanwa ngo umere nk'uko umeze, cyangwa se umusatsi wuzura imvi nka nk'iz'abakambwe nkatwe. Arisekera cyane ati uzashishoza abitangira kare. Ati kandi ntabwo umuntu ashishoza yaramaze kugera mu bibazo, ahubwo ushishoza ukiri muto utaratangira guhura nabyo. Hari aho uzagera ibibazo bitangire nabyo kukwegera bikwizanira, aho rero ntabwo ariho uzabasha gushishoreza. Wagombaga kuba warashishoje mbere y'uko ugera muri icyo gihe. Naho ibyo gushaka ubutunzi twarabushatse, ndetse twize n'amasomo menshi cyane yo mu buzima. Amafaranga turayahiga kandi tuyageraho, n'imitungo turayitunga kandi tuyigeraho. Turangije dutsindwa twarayifashe mu ntoki, twarageze mu gisubizo. Bivuze ko tutarabaswa, nubwo twicaye hano uwatubona gutya yadufata nk'umuswa. Rero twamaze kugaragara ko twarabaswa, kuko hari icyo twibeshye kwirinda. Twananiwe kwirinda, birangira turangiye. Igihe cyose ukeneye kubaho hari icyo ukwiye gukora. Ukwiye kugerageza cyane uko ushoboye, ugafata icyemezo gikomeye, ukaba watangira kurinda ubuzima bwawe ibyabwangiza ukiri muto, utagendeye ngo igihe runaka nzakora ibi. Si ngombwa kandi kugirwa inama nyinshi cyane, kuko ukeneye kubaho, kandi ukwiye gutinya ejo hazaza. Ukwiye gutinya amasaziro kuruta ko watinya amabyiruka. Amabyiruka ntabamo ibibazo byinshi cyane, ariko amasaziro aba ari mu gihe cyo kugira icyo kugaruka, aba ari n'ingaruka nyinshi z'ibyo wakoze. Igihe wari ukiri muto uba warinezezaga, ibintu byose wumva bikuryohera, ariko iyo ushaje uba urimo kugaruka n'amakosa n'ingaruka z'ibyo wagiye ukora bidasobanutse, cyangwa se bifite ingaruka mbi bishobora kuzanira. Mu gihe ukiri muto rero urakora, ariko mu masaziro ugahangayika. Utangiye gutekereza neza ukareba, ese nisaza uzasiga iki? Uyu musaza twakomeje tuganira, agumiza mpereza umwanzuro, nza kumubaza nti se hanyuma ubu nk'umuntu wakumva iki kiganiro nkoze ko kizaca kuri HBGD Nduba TV, nk'umuntu uzacyumva wamubwira iki? Aravuga ati cyane cyane ku batoya, abato mube maso. Ibishuko byuzuye mu maso, byuzuye imbere yanyu, birajoga nk'amafaranga. Ifaranga ushobora kurikoraho umuhoro umanitse hejuru nawo ugutema intoki. Muritondere ibyitwa ngo birashashagirana byose siko aba ari zahabu.
ati nk'abantu bakiri bato rero nababwira ko n'ubundi n'ubwo butunzi ushobora kurangara wazanabugeraho ntibugire icyo bukumarira, cyangwa se ukazabwamburwa n'amakosa wakoze mu gihe cyahise. Rero ababishoboye bakiri bato bamenye kwikontorora no gutwara ibintu mu buryo bwiza buzima, babe inyangamugayo. Njye ngaho nguko rero ni uko twashoje ikiganiro tuganiriye twunguranya ibitekerezo, hanyuma namwe mudukurikira kuri ABGD Nduba TV murabyumva mute? Nyamara ubuzima ni isomo. Niyo mpamvu nateguye kino kiganiro cyitwa isomo ry'ubuzima, kugira ngo njye mbagezaho byinshi biba byarabaye, nzajya ngenda ndambura ibitekerezo, nganire n'abantu, twiyumvire ukuntu biba byaragiye bigenda. Icyo nakora ni uguhisha wenda ibibaranga byabo, ariko ubundi ibiganiro byo nzagenda mbicukumbure, numva inama z'abantu bakuru bahuye n'ibibazo bitandukanye, twiganire. Niba ubashije kugera ku musozo w'iki kiganiro, hari inama wafashe, ariko nyamuneka kora subscribe, like, share na comment, tujye twibanira mu biganiro byose. A Play Store.